kumusaraba wiwe nagezeyo intambwe zanjye zose ziratungana zati ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nuko nkiyamagara. Muraho neza nshuti zacu, twizeye ko mumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana. Guys, twari tubakumbuye, ntitwari duherukanye, ariko turashima Imana ko twongeye kugaruka kugira ngo tuganire mu buzima busanzwe, mibereho ya buri munsi y'umuntu. Ariko cyane cyane Gaju, umeze neza kwanza? Ndakomeye. Twari tumaze iminsi tudakora bitewe na gahunda zitandukanye, ariko kabisa niyongeye kwishimira kuboneka imbere y'abakunzi bacu. Nukuri narimba kumbuye cyane. Yego, nizeye ko nawe umeze neza. Umeze neza kabisa, nta kibazo. Twaje kuganiriza abakunzi bacu ku buzima busanzwe, imibereho cyane ko turi abadamu. Tugiye kuvuga ku mibanire myiza y'umugabo n'umugore bashakanye, cyangwa urugo rwiza. Cyangwa urugo rwiza. Se urugo rwiza rurangwa n'iki? Urugo rwiza n'iki? Ese umugore n'umugabo bagakwiye kubana gute kugira ngo bagire urugo rwiza? Rero inshuti zacu nibyo tugiye kuganira, tubane. Ariko hari ikintu njya nibaza muri iki gihe noneho turimo, urugo rwabaye, navuga ntago rukigira imibanire myiza hagati y'umugabo n'umugore. Ni bake cyangwa se babasha kubyumva uko wenda nanjye ndi kubyumva, sibyo? Kuko ubu ngubu habaye utuntu tw'udutsiko, bya bintu nyine byo guhishahisha umupatene agahisha umupatene mugenzi we, ukagira utubanga muri telefone, ibintu byawe nyine ukabyimenya, kandi uri umugore n'umugabo nta banga rihaba, ari umuntu umwe. Ikintu cya mbere cyubaka urugo rwiza, mukagira urugo rwiza, nta banga hagati y'umugabo n'umugore rigomba kuhaba kabisa. Yego, nk'ibyo by'ama message, nk'ibyo by'ibiki, ugomba kwereka umupatena wawe bimeze gutya na gutya, nta guhishanya, mukizerana. Kandi harimo amabanga hagati yawe n'umugabo, nta kwizera kuba kugihari. Iyo mfite ibintu mpisha nawe agaba ufite ibintu ahisha, cya gihe ashobora kuba ahita antakareza icyizere. Nta n'urugo rwiza mama ufite, kuko niba mfite utuntu mpisha nawe ukaba ufite utuntu uhisha, rero ugasanga icyambere nta communication izaba igihaba. Ntayo. Hano umuntu azaba ari kwigenga wenyine, ari kwirebaho, amenye si ibyanjye byagenze neza, ese iki kintu iyi gahunda afitanye n'uyu muntu wundi batena wanjye abimenye byagenda. Ni handi usanga umuntu telefone yashyizeho mu rupasa. Hari akantu nabonye ngo ariko simvugiye abamama, ariko majority ubusanga abamama password zabo ngo ziroroshye, ngo ariko ngo abagabo bashyiramo 850 ku buryo udashobora kumenya koko ko utanayimenya yayikuramo wireba yaba utayireba udashobora kwimenya. Rero ugasanga ni handi umuntu atunze password umugore batazi, atunze password umugabo batazi, ntashaka kumenya. Mbese ahantu hose hari password. Icyo gihe rero ngo ntago ari urugo rwiza. Ariko hari umuntu uvuga ngo ese ntafite telefone ye, hagira iyanjye, ese ari gushaka iki muri telefone yanjye? Kuko niba muba mwizerana muri umuntu umwe, nta kintu muhisha, yayifata ni byiza, atayifata. Hari umumama wambwiye inshuti yanjye, ambwira ngo ibaze yuko kandi izi challenge zo kuba umugabo n'umugore batizerana cyangwa se hari ibyo bahishana, akenshi abagore si cyane kunze kuba ku bagabo. Arambwira ati baze yuko njya gufata telefone y'umugabo, niba cyangwa wenda niba yararimo gucata, yambona wenda nturutse nko mu muryango, wenda agahita afata telefone akahita yishyira ku ntebe akayijugunya. Yarari kwandika cyangwa se yarari kuvuga,
yego ahita ubona nyine ntago ari hamwe aracanganyikiwe ukuntu ariketse ati nzakora iki rega nta n'amahoro bagira no ugasanga umugore stress umugore ntari hamwe ese ni kuki niba ufite ikintu wikeka kuki umugore wawe ushobora kumuhisha telefone yawe yani ukagaragaza ukatinga nk'umuntu uri ufite ikintu ahishe ba free umugore wawe ni umugore wawe icyo ubona kitagenda muganira kandi ikintu kijya cica urugo nyine ni ukutaganira hagati kumva ndahisha ikintu cyane niba ari n'ikibazo cyabaye ntabwo shaka kuganira na mugenzi wanjye yani ndakihererana nawe yihererana ibye aho ngaho rero nta rugo rwiza mufite muba mururangije kabisa kandi abagabo cyane cyane ntabwo mbibasiriye ushobora kunduka muri ko wowe abagore kuki utabavuga n'abagore hari abagore bamwe bagira nyine imico itari myiza agenda agiye ugasanga ni hahandi niba havutse nk'akabazo gato murahita mubigira big deal mutongane mushwane mu nzu kubera kwa kutahuza kwa kutumvikana kwa kutizerana kuri hagati yanyu ugasanga nta mahoro amba mu rugo nta guseka ugasanga umugore ntaseka mu rugo ugasanga nyine ahora yijimye cyangwa umugabo wenda avuye mu kazi nta abanza akirindiriza akaza nka saa 5 mu rugo kandi akazi wenda karangije saa 2 kwirinda iki stress wenda niba ageze mu rugo hari abagore n'abakunda kuvuga ugasanga akantu kose aramuvuga akamubwira nabi ntamwakiriye neza ntavuga neza mugaburira nta amazi yo koga agahita atangira gutongana mbese umugabo akinubira gutaha ababyeyi badukurikiye rungano rwacu abantu benshi nyine bashatse abakiri bato tugenda tumenya urugo wenda kuko tujurimo rungano rwacu abaturuta abo turuta mwebwe mwashatswe n'abandi bagashaka abagore mugerageze mube open mubwire iki kuri ku mutima nawe akubwire iki kuri kiri ku mutima mujya muvagana niba umuntu w'umugabo cyangwa umugore yagiye mu kazi bukira atamubaje ngo baby hallo umeze ute meze neza wiriwe neza niba mufite abana bameze neza mbese ahita avuga ngo simusanga se twari kumwe mu gitondo nta mpamvu yo kumamagara cyangwa se wenda namuhamagara nukungira nabi gusa nta bindi nundi nta magambo meza agira umunsi namuhamagara akora iki guys mujya muvugana mubwirane neza erega amagambo meza ntabwo yashiriye mu gutereta urabizi ugomba kumuhamagara kumubwira ngo usikuntu ngukumbuye uzi ko nyegukunda ibyo urabizi ukabimubwira ku mutima nubwo yabakana afite ajya avuga ati wow aranyibutse arantekereje ese inshuti zacu mwe mudukurikiye hari umuntu ushobora kugutekereza ntabikwereke guteza ntibikunda iyo utekereje umuntu uramuvugisha iyo nkumbuye gaju cyangwa iwa nkumbuye mpita mbona telefone bitese ni sawa umeze neza kandi sinshituke sivuga ati we ntusegaje ko amamagaye none ubigenze gute ko hari igihe umugabo aguhamagara ugahita ushitukayo habaye ikihe kibazo kubera ko ntago mujya muvugana abantu bimeze ko ni ukuri nubwo wenda tubivuga gutya ariko ntago ari urwenya hari abantu biba bimeze ko nubwo wenda tutatubazi cyangwa se tunabazi ariko hari abantu biba bimeze ko kandi rwose bababaye mu rugo kandi urugo rwiza ngo ni hejuru rito urugo bakwiye kuba nako naka pirizo akagehenomu gato ni gehenomu rero mana yanjye mba nifuza ko umuntu wese yagira urugo rwiza kandi aho bihera communication mukizerana ntago wakunda umuntu utizera ntago wakizera umuntu udakunda no kuvuga ngo ibyo bintu biruzuzanya no gusenga ikindi kintu mujya musenga umama uri aho uri kuntegera umupapa uri aho uri kuntegera gende musenga Imana inshuti zacu ntago wabaho udasenga ibintu bizikora niba ufite umugabo wakugoye ku mutima niba ufite umugore wakugoye ku mutima kugira ngo ubashe kugira urugo rwiza Imana yonyine
genda usenga Imana uyiha umwanya uwo byanze kabisa byanze ukora iyo bwabaga akavuga ati byibura reka nkore neza umugabo abibone ko nakoze neza reka nkore neza umugore yanjye abibone ko nakoze neza ariko bikanga koko ugakora iyo bwabaga bikanga senga Imana guys senga Imana mwizere Imana mwizerane mukundane kuko mwarabihamirije imbere ngo mugomba gukundana mbese akaramata genda ukunde umugabo wawe genda ukunde umugore wawe muhekea mwereke ibyishimo mwereke urukundo mwereke umunezero mwereke ko ari we number 1 kandi bigaragaze ureke gukure mu magambo bishyire mu bikorwa kugira ngo urugo rube rwiza mugira amahoro mu rugo rwanyu nuko mugira gute mukundana mukabyerekana wari winjira nko mu nzu hari n'ikindi kintu mu ngo gikunze kubamo ukabona wenda turinjiye tuje gusura nk'umuntu kubera ko mu rugo umuntu muze kubyandika muri comment umuntu utaragira icyo akosana n'umugabo we cyangwa n'umugore we mu rugo nta kantu ko mwari mwava mwandike hasi muri comment mubivuge ntago bibaho n'uwo bibaho mana yanjye urwo rugo ntago ruri hano ku isi ko ntago bibaho ntago mwabura kugira utuntu mufa tumwe na tumwe ariko muhita murangiza ako kanya rero hari igihe ujye gusura nko mu rugo runaka ko batereka tugasure winjiramo hakaba wenda hari akantu mugahurana nuko hari akantu bagize gute bapfuye aho kugira ngo umugore yiyoberanye cyangwa umugabo yiyoberanye avuga ati ubwo abashyitsi baje katubakire neza duseke tubereke ko turi amahoro bakama bigaragaza bagahita barakara n'umugore ukamubona ntakeneye kwakira abashyitsi guys habe no kwijijisha birakunda ni byiza niba ninjiye hari akabazo mwagiranye wanjye wagiranye ikibazo n'umugabo mwibinyereka kereka ndi wa muntu uri close wanjye ushobora kubwira icyo kintu wenda nkabafasha mukiyunga ariko niba ntaho mpurira n'ibintu byanyu wibinyereka inyereka ibyishimo umugabo nyere ariko hari abantu bazi kwijisha abo yatunganye n'umugore wawe gatukana hijuru umuntu bebe ngabo bashyitsi baje ariko ibyo nabyo ni byiza ni byiza hamwe ariko bakijijisha biri bugira gutabiri burangije bana ko ngo barijijisha ku kanya hanyuma ningenda induru tena ahubwo nibijijisha ku kanya nose urabona ubu nyine twari twicaye n'umushyitsi urabona ariko twari tumeze neza twakomeje buno buzima kwari bwiza ni ukuri ubuzima bw'amahoro bw'urukundo guseka w'ibyishimo umunezero mu rugo kandi urugo rwiza ninjye n'umugabo tugomba kubimenya tugomba kubishaka tukabiharanira rero inshuti zacu mwakoze kubana natwe uyu munsi nicyo kiganiro twari dufite comment hasi mujye muduha comment guys ko nta comment usanga handitse abantu bangahe comment yose muvuge ngo wenda dukeneye ko mwatuganiza kuri iki kintu dukeneye ko mwatuzanira no muntu wenda niba muzi ko wenda bishoboka ko twamuzana cyangwa se wenda hari umuntu ufite ikibazo runaka ashaka kubaza ashaka gusangiza abantu tuzajya dushyira namba zacu aho hasi kugira ngo wenda yatwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ahantu ari hose kunani kuri platform zacu hanyuma akatwandikira akatubwira mfite iki kibazo cyangwa se mfite iki kintu nshaka kubabwira mwenda mwakiganiriyeho tukumva uko abantu bagira gute muzajya mutwisanzura abashuti bacu abakunzi Instagram witwa ni gaju&Sandra nanjye Instagram ni inka nyinshi Sandrine mukatubwira kabisa mukatubwira ese nibi dukeneye nibi turashaka ko mutubwira kuri iki kintu mutubwira ku mbese ibintu byose ibyo mushaka kubera ko muri abakunzi bacu murabitwereka umunsi kundi kandi ntabwo tuzongera guhera guys tumaze iminsi tudakora tugiye kubereka ibintu byiza ariko none twaje tuje we turabakunda cyane guys turabakunda cyane mwibagirwe gukora subscribe abatarakora subscribe comment cyane mwajye muduha comment kwandika gusa message guys ibyo ni ibintu byoroshye na like ukavuga ngo ese link na sharing uhereza abashuti bawe bakore subscribe mutugeze ku 2000 basi subscribe cyangwa 3 cyangwa 4 5 n'ijana twobigeza hamwe namwe murakoze cyane Imana barinde ciao bye ntaragira icyo mvuga zirampobera zati ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye
nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga zirampobera ziti ngwino usange umutima nkunda cyane ndakubabariye nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga zirampobera ziti ngwino usange umutima nkunda cyane ndakubabariye ku musaraba wiwe nagezeyo intambwe zanjye zose ziratungana umwijima w'icuraburindi wimuwe n'umucyo wawe nahawe agaciro gakomeye nahawe ijambo kubw'amaraso ku musaraba wiwe nagezeyo intambwe zanjye zose ziratungana umwijima w'icuraburindi wimuwe n'umucyo wawe nahawe agaciro gakomeye nahawe ijambo kubw'amaraso sizaceceka kuvuga imbaraga z'uwo musaraba uzahora ari indirimbo nshya yuzuye umutima wanjye sizaceceka kuvuga imbaraga z'uwo musaraba uzahora ari indirimbo nshya yuzuye umutima wanjye ni wowe nkomoko w'ibyiza ni wowe gisubizo ni wowe nkomoko w'ibyiza ni wowe gisubizo ukosa Mungu wangu mchana usiku waokosa watu safari hukuniacha majaribuni umenishika mkono imbaraga z'uwo musaraba uzahora ari indirimbo nshya yuzuye umutima wanjye.